wewe kutabashimiye byanyeretse ko nyine bazirikana barakoze kunshimira nago kandi nanjye nabifuriza ngo ibibazo birashira bikanibagirana ngo uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana kandi inkuru iyo umuntu ari umusitari iyo nkuru ndumva niwe wa mbere wayizanye yego ariko se umunyamakuru wa mbere yageze mu ntoki yego ni naho havuye ibibazo bya copyright strike kubera iki se byo batabitekerezaho uhise ujya kuri ya kesi ya byararangiye by the way kurw'uyu mwanya cyo nabwira Sabe kuri uyu mwanya Imana imuhe gukira ariko biriya bintu ntago ari ibintu babyarahuriranye ni ibintu abantu baba barapanze haba kuri kote reba ibintu yakoreye muri stade Semuhungu aramutse ari mu nzu yakoreramo ibimeze bite Nusara nyine yarari mu nzu nyine aramutse ari nko mu nzu yakora ibimeze bite ariko ntago nibaza ko Kenshi yarebwiye umuntu nguze kuza gutingana nose Semuhungu afite ubuhe bwiza abantu baza kureba akicara gusa abantu bakamureba abantu baramukunda oya hari abantu bakunda ibyo akora ntago bamukunda yicaye cyangwa bakunda ibyo akora bihe bashaka kumukunda ari kugenda mu nzira bagatungurwa nuko ari kugenda bashaka kumukunda bitewe nuko ari kubyina bagatungurwa nuko ari kubyina Semuhungu yicaye aho ngaho wakicira ukamureba ukamukunda inyungu zanjye ziva muri struggle ngo ndebe ko nakiri inkoni z'iki gihe hamwe mbyuka njya gusenga Imana yanjye ufashe undemera uyu munsi life zingagari mbambona ari movie kashi nyinshi cyane zitamikwa abana nanjye wangira uwadanje ngo umunsi umwe nkicara mu kadege hasa ndi nasa ku muhate ndi nawe ku kajinya kenshi cyane ngo mbikore nka Clara hasa ndi nasa ku murindi ndi nkawe ku kajinya kenshi cyane ngo mbikore nka Clara ele ni bande nkanjye badatana n'agahigo kikwaca ndimo ndashaka list mu maji anega ibikwasi ngo mbyicarire ndimo ndubaka ibigwi ncanganye ikofi gusa ino nikatama mbona nta muhembe ndimo mbabanga mu maji anega ibikwasi ngo Hey guys, what's up? Mwese mutendiza ameze neza ubere ibice bigiye bitandukanye bigize isi ndabashuje cyane mbifuriza ibihe byiza mbatayemo akaririmbo nyine ko hari abantu benshi bakunda ko ndirimba ariko muri indirimbo aragatero karimo nkunda akavuga ngo naretse ibyo dukundi ndahunga Jesu bushiti ndafunga mfata umuvure ndagashya gate hato ntarohama ngo mbikorere fame mpindure game nkori mind mpinga ifungo ryabuze reka nshushanye map nturitse romp ng'icyuma ntaje mene evidence gari wishare mbaho ntahumbya everyday ni uyakuya izi ntagwira zisaba kuguyaguya kesh haso ndi naso kumuhate ndi nawe ku kajinya kenshi cyane ngo mbikore nka Clara hasa ndi naso kumurindi ndi nka mwari mwarabuze umuntu witwa Clara araje kandi arabiteguye cyane gose waba wifuza guhangana nawe azaza yiteguye shaka guhangana waba ushaka ko muvugana neza mu mutuzo nanjye ndaho ndatuje cyane n'ukuri kandi nkubashye waba ushaka kunsebya rero aho nziruka kure cyane nigire nkaho ntakumenye kiyi munsi none naguhinduriye guys mumeze mutese nanga ubundi nari ngiye kwandika hano ribu navuga ariko ribu navuga ari ribu reka ngiye buriya nubwo wabivugisha ibikini bike ibi biri mu kazi cyane mpamvu waguze akajire gasa nk'akaribu kano kajire ni fresh urumva mugomba kugira nyine ndi hafi gukora akantu kaga studio kasebera studio nyine nayishobora we ndashaka kwagura ibikorwa byanjye donc binshobokeye
ndabizi abantu bangaye iyo babwiye ikintu abantu bahita babikwishyuza oya nagiye nashiraho simbona biri kuza biterwe ariko biri kuza gake gake ndashima Imana uko natangiye si kubundi hari aho navuye hari naho ndi kujya so rero urumva uwo ndiwe nta muntu wigena ni Imana yonyine ibigena ni Imana yonyine ibigena ni Imana yonyine ireba ikaba izi impamvu yabyo so rero ndagira ngo mbwire abantu banjye kuri uyu munsi nta yandi makuru ufite kubabwira usibye kubabwira ngo ndishimye ikindi ndanyuzwe kubera ko buriya mu bintu bya mbere abantu batajya bagira biba rimwe na rimwe bibagusha no mu bintu bitari byiza no kutanyurwa niki kigushimisha se muri aka kanya nishimiye ko ubu ngubu mfite amafaranga yaba ari bake biterwa n'amafaranga umuntu yumva ariko ubundi ngewe nubwo naba mfite 10 ariko nzi ko nyafite ariko ntafite amafaranga n'ukuri ntabwo mba ndi kuvuga ngo menshi oya niyo mpamvu wari umaze igihe udakora ariko oya sejo tutakoze n'iminsi 2 harya n'iminsi 2 ariko ugihembwa ubundi ntabwo ugaruka mu kazi ubundi duhembwa ku itariki 22 none ugarutse kuri zingahe 22 message hitiza urumva amayero ugahita ujya kuyafata ariko sha nta muntu wari uzi ibintu ko nzagira nanjye agakonte shaka amayero sha haleluya uriya mana yanjye uriya nk'ubu ngubu uri umuntu ujya gusenga wakawunyikiriza nguriya mana yanjye uriya haleluya iyo ni indirimbo yakora Arise ng'iby'Imana birya barambije abarambiwe batashye ng'iby'Imana birya barambije abarambiwe batashye hari n'indirimbo nkunda yanuze ya umva ko ugiye kuba umuhanzi se ko numva ugiye kubihindura hari n'indirimbo ya Theo nkunda ubundi iyo ndi kuririmba mu byo menya ngo mba ndishimye ngiye mu bintu bya mbere nkunda yarumva ngo abantu bari bagiye gukora surgery urumva cyangwa bagiye ngo kubaga simbizi niba nako surgery byose ni kimwe iyo oya ngo bagushiriramo ibintu ukunda nanjye bashobora kuba babanza bakanshiramo indirimbo kugira ngo iyo bari kugutera ikintu ibintu ukunda nyine niba ukunda wenda simbizi niba ukunda wenda kumva amakuru simbizi niba hari umuntu sinzi nabyumviye kuri Brian hari ukuntu yavuze ngo iyo bagiye kugutera ikinya barabanza kuvuga ukunda iki nyine ko akari umu DJ bagashama indirimbo rero ngewe nago ndi umu DJ ko nkunda indirimbo cyane ku buryo niyo narakaye ubundi ngiye ikintu kikwereka ko narakaye iyo narakaye inzu yose nshaka kuyikora isuku na umva hantu ushaka gutaha ukavuga se haje undi mukozi mushya byagenze bite ikindi ushaka gusanga radio iri kuvuga cyane cyase nkambare kutera ukumva ndi kuvuga cyane so rero urumva biri mu bintu nyine binshimisha rero kandi ikindi njya gukunda indirimbo bitewe na message irimo bitewe na message irimo nk'ira indirimbo yatewe ivuga ngo ngumva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira mana we ngumva umunyenga wo guterura umwana no kumukikira mana we Imana ni nziza iraguteturuye muri mwanya reka ndahita mbwira abantu ndahita ngewe mbwira ijambo ryiza abantu batarabona abantu ngibibazo birashira bikanibagirana ngo uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse simfite ubwoba bw'ibimvaho simfite ubwoba bw'abanyanga nabo bazaruha ngo uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari ingumba niwe ubyaye arahetse ngo Imana ikamya akagezi yacukuye kandi ngo abakwanga bakagutega iminsi ngo uzapfa humura ntacyo uzaba ntago bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka humura ntacyo uzaba ntago bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka humura ntacyo uzaba
ntago bizaba nk'uko kingi abishaka. Ndetse nshaka ko biba gute. Oba guys, umva nukuri ko Imana ndikuba nyine nishimye nanjye ku buryo ntakubwira nyine ikintu kiri kunshimisha pe. Ufite ikihe kibazo? Si umuntu yishimye gutya aba afite ikibazo. Ndishiziba. Ufite ikihe? Ndishimye. Oya nukuri ko Imana ngeyo nishimye ndabigaragaza. Nabo barankabigaragaza. Ahubwo icyo nanjye kubwira abantu batarabona abana. Kuri uyu munsi ukira kino kiganiro cyanjye. Ujye usenga ubwira Imana. Utabwira Imana ngo uyibwire ngo Mana ngo nubwo wabimpa ngo nyuma y'imyaka 5 ngo ari oya. Ujye ubwira Imana ibigeragezo bikurembeje ko ntago Imana igi naguha ikintu utabasha kwihanganira, ariko uyibwira uti Mana ndakwinyiza gutakambiye, uyu mwana atari muri uru rugo nta mahoro mfite, uyu mwana atari muri uru rugo nta byishimo mfite, impamvu nashatse nkeneye urubyaro, nkeneye abana, nkeneye kororoka. So rero urumva ibyo bintu bitera Imana, donc ni nko kuyiramya, kwishima, ukanaririmba ariko ikindi ntuyigaye. Ukabwira uti Imana ndabizi neza ko mbyizeye, ndabyizeye kuzabikora, ndabyizeye kuzabikora, ntago uzabikora kwa ndi mwiza, ntago uzabikora kwa ntunganye kurusha abandi, uzabikora kwiyubahisha. So rero ujye usenga rimwe na rimwe uniyirize, Imana izabikora pe, izabikora. Ubundi hari indirimbo yo mu badive, ibintu byose ntabwo noneho ibintu byose ni indirimbo ngo iba irihe Imana ibirihe kwigihe ibintu byakomeye, kwikunda gusa niyihishe, bibirihe biba iri ahantu runaka, ahandi yariri wa munsi, umwana wayo yatotezwaga ikamwihorera, ntabwo iba yihishe ngo ibiri kumwe n'abababaye, ngo ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bake. Ni mucyo duhumurizanye, nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho nigeze itwihisha. Yego niko biri, dufite byinshi bituremereye, bituma uhora wibaza uti Imana iri hehe. N'u Rwanda natwe twarakinyoye icyo gikome, ariko mu gihe gikwiriye Imana iratuzamura. Humura Imana. Siko nawe yizi. Iyi ndirimbo uzi ngeyo ngiye kuririmba, nyine iyo ngiye gukunda indirimbo nubwo zaba ari zira za hip hop iz'Imana, ngendera kuri message irimo. Nyine ibyo bibazo urimo, ntago Imana irahari, ntago iri ahantu nyine, ntago irahari, irimo irakureba, ahubwo irimo irashaka kwica muri ibyo bintu kugira ngo uzabe umuntu ukomeye, kugira ngo uzabe ufite ibintu ubwira abantu. Rero ntago iba yihishe, ibiri ahantu runaka, ahandi yarira umwana wayo bamutoteza, bamukubita, bamwikoreza umusaraba, byose ikabyihorera. Rero nawe jya mu mwanya w'umwana w'Imana. Icyo gihe yari afite ibibazo, yari ari mu bibazo kandi bitagakwiye, ariko kubera ko yari ari kutwitangira, kubera ko yari ari kuzira ibyaha byacu, kubera ko Imana yonyine yo yabyemeye. So rero hari ibintu byinshi bitubaho cyangwa se bikubaho uri kundeba ukumva ni ibintu byahuriranye, ntago ari ibintu byahuriranye. Imana ni nziza igihe cyose. Rero nujya ujya indirimbo yo ndi kwisenga, nako iyo ndi kwiririmba ameze nk'umuntu uri gusenga,
kenshi niyo uri kuririmba umeze nk'usenga. Rero ni byiza ko uzajya ufata umwanya wawe ukabwira Imana, ukabwira ati Imana ndabizi kuri kundeba. Hari ubwo umuntu agera igihe nyine akarakara akavuga kubera iki Imana itabaho, kubera iki cyangwa se ukagira ukibaza ko abantu bakwanga, ukibaza oya niba bari no kukwanga ni igihe cyabo, ariko se Imana yakwanze oya. Ibyo rero sibyo turi buze kureba. Ntago ngende kubwiriza nta nubwo ndumuvuga butumwa urumva, ariko buri kintu cyose kibaho gifite impamvu. Nagenze neza ariko hari naho nagenze neza, sibyo? Kuko buri muntu wese nyine ni ibintu bibaho mu buzima. Yego, ni ibintu bibaho mu buzima. Ariko mbere yuko nza kwicara nkabwira umuntu ngo wowe muntu mbabarira cyangwa se ibi nibi, mbere na mbere ndabanza nganire n'Imana yanjye, yimbwire ati Imana ibi niba uri kubibona, ese urabizi ko ibiri kumbaho? Iyo umutima nama ngewe nyumvishije ko ikintu ngomba kuvuga ngo mbabarira ndabikora, ariko umutima nama wanjye utarambwira ngo kora iki, ntago nshobora kugikora. Ndategereza ngewe ibintu byanjye mbikoreye, umva ngendana n'umutima nama wanjye. So rero abantu bose bakurikira Clara TV show ndabakunda cyane. Imana ikomeze kubagura, ikomeze kubagirira neza. Ikindi mwarakoze kunkunda, bankunda n'abatarankunda bizaza, kandi bitanaza bizaba ari byo byanya byo, kubera ko ntago umuntu ashaka gukundwa n'abantu bose. Ntago ndamafaranga na Yesu baramukubise baramutoteza kandi ari umwana w'Imana. So rero ngewe ntago ndi hano kugira ngo nzashyigikire nyine ibintu bitari byo, ngo kugira ngo abantu bankunde. Ntago ndi hano kugira ngo nzashyigikire ngo nzaze mvuga umuntu neza kubera ko afite ibintu runaka, oya. Ahubwo nzaza nkebure mu gihe cy'ingombwa ibyo gushima kandi nabyo mbishima. Hari abantu bakomeza gukurura iriya story kandi yararangiye. Kujya kumva Chita nawe arimo, buriya ari mu bantu niba akoze ikiganiro ahita ashaka kugaruramo ibintu byasabe, ngo wavuga iki ngo ku bintu ngo byasabe ngo maze iminsi. Hari umugore nabonye yakoresheje umusiramu, ariko ntekereza ko babikora as business. Juste ni nka business. Nta mutabizi ko amukunda Chita, nta mutabizi ko ukunda Sabe, nukuri amukunda ni byiza, ariko niba ubona ntago wakayikoreyeho business. Yego, niba oya nta kintu bitwaye, ni ndari bavuganye ni byiza gukora business, ariko se buriya ni urukundo cyane cyane gukomeza kuvuga gukurura inkuru. Babivuganye se? Hari igihe ubuzi ko uri gufasha umuntu, ariko iyo ukomeje kumudefanda cyane hari igihe usanga ukora uri buze gukora amakosa, sibyo? Kuba wa supporting umuntu wawe mu bibazo ni byiza, ndanabigushimira, ariko se niyo muri mwenyine basi uramwegera ukamuganizwa ukamubwira ati ibi nibi ntago byari bikwiye, ariko kubera ko byabaye nakundi ngomba kuguhagarara ariko hinduka, sibyo? N'urugero, sibyo? Kuruta kuza buri muntu wese umubaza nawe ushaka kuza kwandika agatitire ka Sabe, sibyo? Uri kwandikaho titire ya Sabe, ni inshuti yawe, wabirekeye se? Si yabirekerara buriya se njema numva wenda nta kintu bitwaye kuba yavuga ibintu byiza Sabe yakoze, ntabwo bakiri kumukoraho inkuru nyinshi Sabe, ntabwo bari kumukoraho inkuru, byaranarangiye. Ariko ikibazo abantu bazigarura ntibabura. Nona plus ku muntu nkuriya we yakaba yaziretse, sibyo? Ara nkura mama yatumye agaragaza ngo abantu ngo arashimira abantu ngo bamusebye beje kirebe kiriho nona ni cyaryari, ngo arashimira ngo abantu ngo bamusebeje ngo basebeje ngo Sabe ibiki n'ibiki. Nta muntu yigeze usebya Sabe. Wowe urebye ubona hari umuntu asebeje Sabe se? Sabe yarasebye ku ruhande rumwe, ariko nta muntu wamusebeje. Nta muntu wamusebeje. Umuntu wamusebeje. Wowe urebye ubona nyine ku umuntu yavuga ku bintu byabaye kandi byabereye abantu bari behind iriya story yiwe nibo bamusebeje. Ariko nanone buriya buri kintu cyose nko tumaze kuvuga kiba gifite impamvu yacyo, sibyo? Ibiri behind abantu batazi, yego, banyiri gukora biriya, banyiri kubitegura nibo bamusebeje. Icyo gicyo uracyemera? Abanyamakuru bamukozeho inkuru, ariko ntago bamusebeje. Abanyamakuru ntago bamusebeje. Abanyamakuru benshi bakora mu buryo nyine bwo kumwereka ko bamwitayeho cyangwa se bari kumuvugira bamwe. Abanyamakuru ikintu bashinzwe no gushaka inkuru. Yego.
cyane kandi inkuru iyo umuntu ari umusitari iyo nkuru ndumva niwe wa mbere wayizanye yego ariko se umunyamakuru wa mbere yageze mu ntoki yego ni naho havuye ibibazo bya copyright strike kubera iki se byo batabitekerezaho uhise ujya kuri ya kesi ya cya kiganiro oya no kugira wumvisha abantu ko behind nyuma y'iriya nkuru ibyabanje mbone no kubasobanura wa mugani naje nsanga iriya video n'umuntu nawe ni umunyamakuru bivuge gutyo w'umunyamakuru navuga se gute badukoreye amafuti tuzabisobanura nyuma urumva we niwe wabikoze kuko n'umuntu agwa video ariko yarabanje kuya-uploadinga akayigira private kuko nari basobanuye ko iriya video atari jewe wayihaye sibyo ariko icyo turiho hano ni iki ntago noneho ubu ngubu ari ugukomeza kuvuga ku nkuru ziwe sibyo icyo ndi kuvuga turekere sibyo tubirekere aho ngaho turekere niba udashaka ko Clara aza kuvuga kuri ibintu yongera kuvugaho gake gake birekere niba hari amakosa yabayeho yego amakosa yabayeho ariko nta nubwo ajya kosozwa andi makosa sibyo donc ubusanga nacyo kintu cyo cyarabayeho umuntu yego yakoze amakosa ariko ntago yarakwiye gukosozwa andi makosa ntago yarakwiye kuza abantu bari kwigira ngo ngengo ngo ni ngengo wasimbutse noneho ngengo wagize oya abwo muve kuri isi nabonye hari uwo bazanye umeze nka Sabe ngo barasangwe niwe ariko urumva iyo urebye n'ibiganiro burya bari kugikoramo juste ni business ni umuntu ushaka kwifatira akavuga ngo ni business ni akazi it's okay mu gihe biri mu amafaranga akabizi ko nta kibazo kindi kibirimo bitewe n'uburyo cyabipanzemo nge nta kintu babintwa impamvu biba kuri Sabe nuko ari umustar yego ni umustar kandi n'umuntu munini undi muntu utari umustar udafite femo none se ubu gushaka uwo basase ngo hari abagabo benshi baciye inyuma n'ubu bari kuzubica inyuma n'abagore n'ukungu ariko ikindi kintu kijyaho nyine urumva biterwa n'ukuntu none ubu abantu babakuzi niyo mpamvu bibintu niza iki ariko buriya ikintu navuga none se Lorenzo se si umunyamakuru nose urabona iriya kesi yabitabaye nini ntago yaba nini kugeza kuri iriya ni yihe cana itari gushyiraho thumbnail ya Lorenzo ariko ntago iriya yagera ku rwego rwa Sabe hoye kandi biri ari byo bigiye gukomera ahubwo nabonyajemo na ba Kensi nabaki none se urumva nyenda ryambwira abantu ko ahangaha ni full stop sibyo ahangaha ibyo navuze ni ibyo ntavuze nta bindi nyagira ibindi uzabivuga se ariko ntibivuze ko niba ngewe mvuze ku nkuru ari nge muntu mugomba gukondana uzi yuko abantu bose basanga bavuga ku nkuru ariko nge nayivugaho bakaza bivugisha nkaho kandi urumva nyuma ya kamera behind subizi bakahamagara ngo urumva ngo yari ugutwiga ngo urabizi nakazi bla 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 yes nakazi ariko se byibuze kuba mubikora nk'akazi ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abanyamakuru bamwe bansaba gukorana nabo nkabyanga kubera iki ari kuguhamagara simpuhwe arashaka kuza kugushirishamo nanone wongera uvuga ibi nibi byararangiye by the way kubw'uyu mwanya cyo nabwira Sabe kuri uyu mwanya Imana imuhe gukira nyine agaruke mu kazi rwose pe kuba ari nge muntu wa mbere wayibreakinze ninge muntu wa mbere wari warayibonye ikindi nagombaga kubivugaho sibyo hari n'impamvu kandi byafashwe uri kubyumva yego hari abantu banyifashishije mu buryo navuga iki urumva mbere hari ukuntu buri ukora inkuru nka mbere nabikoze kubera kurakara uri kubyumva mbere banabikoze ari ukurakara ntabwo nabikoze ari ibintu natekerejeho ngo iki ariko hari ukuntu noneho bitewe n'ibintu abantu nyuma baje warabibonye ko ntanabivuzeho cyane mbere ukurikijeho nyuma ugahita nawe uvuga uti noneho okay ibi bigomba kuba gutya ikindi biriya bintu mubaye mumenye nk'abantu baba barabiteguye nibwo ngahita muvuga ati ahubwo Clara uvuga ntabwo ari we mubi erega buriya mu busanzwe uvuga si we mubi ahubwo umuntu utavuga nkuriya nyine muvuga ngo ntakavuga araceceka abantu batavuga mujye mubitondera abantu batavuga
cyangwa se abantu bakwereka ibintu ndi kubidefana ndi kukuvuga neza Imana yaduhishe ikintu kinini cyane cyo kutareba umutima w'umuntu ariko biriya bintu ntabwo ari ibintu biba byarahuriranye ni ibintu abantu baba barapanze haba kuri kote y'umuryango w'umugabo haba kuri kote y'umuryango w'umugore ntabwo mbizi ariko ntabwo ari ibintu byahuriranye ni ibintu abantu baganira ukuntu famiye ziganira ku bintu zikabona ntabwo ari ibintu bihinduka bihora bategura biriya ni ibintu bategura ntabwo ari ibintu biza ngo bihurirane ariko ntabwo ikigenderewe ubu ngubu ni ukuri reka noneho ntacyo nakoze amakosa yo kubivuga sibyo sibyo nakoze amakosa yo kubivuga ku mugaragaro ariko icyo navuga noneho abantu mutakoze amakosa mwebwe sibyo abantu mutakoze amakosa ngani mu mureke no mubirekeraho ngewe ndabyemera hari ukuntu ibintu byose twese dukora tuzanamo amakosa sibyo rimwe na rimwe kubera kurakara rimwe na rimwe kubera ya umujinya cyangwa se rimwe na rimwe guhangana kugira ngo werekane ko ibintu wenda wari waravuzeho n'ubundi ari byo uri kubyumva rwose ntabwo njya mpakana ko nta makosa nakoze ariko se mwege nta makosa mwakoze ntayo bakiri gukora se ubu ngubu cyangwa se ntayo mukiri gukora cyangwa ni kwa kundi mutegereza ukora amakosa kugira ngo namwe yaprofitireho sibyo cyabaye ubwo rero nanjye nawe naraprofitiye mu yandi makosa abandi bakoze sibyo ariko ikigenderewe muri aka kanya abantu mumukunda mukomeze mumukunde mumwiteho ntabwo bivuze ko umuntu ibintu yakoze amakosa bivuze ko ari ukumwanga nuko abantu mwitiranye ibintu namwe muri kwirengagiza umuntu n'ubundi ugomba kumukunda mu bibi no mu byiza sibyo mukomeze murebe televiziyo ye muyishyigikire mu muntu habamo ibyiza hakabamo n'ibibi nuko nanjye muri ngewe habamo ibyiza hakabamo n'ibibi sibyo ariko mukomeze muharanire muvuge muti niba umuntu ari umuntu mwiza ni mwiza yega ariko cyaha inyuma sibyo kunda ntabwo twakureka sibyo so rero ngewe muri aka kanya rwose mwaka nujya kurangira hari ikiganiro cy'umwaka kizaba gifite amasaha ngahera gifite agifite wenda igihe gishobora no kumara nk'iminota nka 20 ariko kizaba ari ijambo ryiza cyane ntabwo njya nkora ibintu kubera ko umuntu ambwiye ngo kora ibi nkora ibintu kubera ko ngewe numva ko ngomba kubikora nkora ibintu kubera ko umuntu yambwiye ngo ngurinjije cyangwa se yambwiye ngo ngurisutwe cyangwa se ngo ibintu wavuze ngo ntabwo byari bikwiye bazana indi video cyangwa se yambwiye ngo zana indi video akantu kazana indi video ahubwo ngiye nkora ibintu nshaka biri hase byinshi hari video ya Semungu wigeze ubona ari gutingana ntayo ndabona nge nayo urisubiye kubyumva bivuga ibyo ndabona nabonye n'amafoto y'ubukwe ikigaragara cyo nyine none se yaba yarakoze ubukwe ngo ajye gusasa icyiza yabikoreye mu gihugu kitari iki cyacu yabikoreye mu gihugu kitari iki ntabwo cyari igihugu cyacu ariko nanone buriya iyo umuntu ukomeje kumutera amabuye cyane nyine akabantu nka bari abanza bacuruza abiko cyari bo bawestinga cyane harara ari mu kazi tandukanya kuba ari umutinganyi no kuba amashyashya ari gutanga oya nta masomo harara arimo nanone birase bitandukanye ari ibintu ushobora kwicara ngo ushyigikire sibyo ari ibintu wakwicara ngo ushyigikire ngo Semungu ngo ndagufana ngo ugomba kujya ukora ngibi bari kuvuga kuri Lorenzo biba ari ibintu bya nyabyo ese ko biriya bintu nabonye ushobora ko wenda ari nko gutwika cyangwa icyo ariko bya Lorenzo sinibaza ko Lorenzo cya Lorenzo ariko ukiraho ngaho uragira ngo kera neza n'undi ibintu bitarebeshwa amaso yego numva cya Lorenzo cyo cyaba gifatika abanza banagifata ku ngufu kandi avuga ko Semungu yamwimye ariyo mpamvu inde Semungu we yaramwimye ninde wabivuze Semungu siko yavuze siko story meze rega hari ukuntu iyo umuntu yakurakaje reka nkubwira ikintu kimwe cyasembuye Semungu tutaretse kubeshyanya Lorenzo
yarinjiye mu kazi buriya ka Semuhungu sibyo kuvuga ko ngo Kensi yazanye ngo abatinganyi ngo kuri stade ibyo ntabwo byamurebaga bitamureba se ntabwo byamurebaga ndetse aranditseho idarapo ryanditseho ngo umutinganyi. Kensi se si umuntu munini mu gihugu? Kensi ni umuntu munini mu gihugu nyine ibyo ndi kuvuga none se nibyo ndi kuvuga ngo Lorenzo ibyo bintu ntabwo byamurebaga kuvugaho ngo yazanye abatinganyi. Kensi niwe wabatumiye Kensi niwe wabatumiye noneho Lorenzo we aza anenga ko yabatumiye muri stade. Lorenzo nyine hari ijisho yakoresheje buriya bya kibyeyi. Ububyeyi gute? Oya none se rega bira na amafuti nawe se urabishyigikiye? Na amafuti nyine gute? Ghosting abantu kuba umuntu Kensi ibintu arimo ni business sibyo? Ni business. Iyo ufite business yangiza abanyarwanda. Iyo ufite business yangije se ninde yatinze ariko ntimukajye mukabya. Ubwo ni reka nkwereke n'urugero ngiye mfite reba ibintu yakoreye muri stade Semuhungu. Aramutse ari mu nzu yakoreramo ibimeze bite? Nusara nyine yarari mu nzu nyine aramutse ari nko mu nzu yakora ibimeze bite? Ibyo mu nzu se ko umuntu ari ubimenya wowe uri mu nzu ibintu ukoreramo turabizi. Kushobora no gusanga umuntu uri kubivugaho nawe ibyo akorera mu nzu ari ibintu biteye ubwoba. Reka mabwire ikintu kimwe ntago ngende gushyigikira ubutinganyi ariko tuvuge niba mfite business ki wamutumira Semuhungu namutumira. Oya undi utari Semuhungu arya mu Rwanda nabahe bandi babyemera ntabo tibahari bose se bamwe twabonye. Kibazo nuko abari n'abastari banzi iyo umaze kuba umustar aribwo bijyamo. Nura mutipa arya Moses ndebera Moses biravugwa ko nawe ari umutinganyi. Moses wabona tuba turi sex ariko komana umuntu nk'uri ukwiye kuba nyine umuntu w'umugabo tu ukabona nyine isi nahangaha isi nyine iba yarangiritse tu. Umuntu ushaka kuba umustar no kwibera umutinganyi. Oya ntabwo ibyo ari ibintu twashyigikira abantu abenshi ariko ikintu navuga umva ikintu navuga noneho uzi ukuntu udutipe tw'utufotogarafe tumwe na tumwe batumaze badutereta. Reka uramenya ahubwo ese ndi umufotogarafe none ari umufotogarafe ukaba ufite nk'utudrede Evrade niwe Evrade ngo baramuterese barangarakatira Evrade abantu ubundi yashatse gukira ngo yahita bijyama ariko oya Evrade rwose reka ntabwo ibyo ntiyabikora. Donc uburemyi akonekereza ko biriya baba bafite n'amahormone yo mu mubiri ari yabiteye. Hari abantu bavuka bafite nka Semuhungu mbona atari ibintu yihinzemo. Ntabwo ari ibintu yihinzemo Semuhungu. Ntabwo ari ibintu yihinzemo ni ko birangije abona niho gukura amafaranga. Hari n'abantu bacya abakobwa ariko batarabage sibyo barahari kugira ngo ariko uriya bafite amahirwe 70% yo kumuba 30 akibera umusore. Urumva rero nakubwiraga niki tuvuge business sibyo umuntu araza kuza ndabona ko ninza na Semuhungu ari uri buza gutuma abantu binjira bishyura ndinde wo kutamutumira. Icyo ntari buze gukora ni ukumuha amabwiriza bamwe nti Semuhungu ibyujemo nakazi niba uri guteretana cyangwa se niba ufite ukuteretana niba binemewe uko bizi ko byemewe kuri wowe urabikora atari mu kazi kawe. Ariko ntago nibaza ko Kensi yarebwiye umuntu nguze kuza gutingana. Nose Semuhungu afite ubuwe bwiza abantu baza kureba akicara gusa abantu bakamureba. Abantu baramukunda. Oya hari abantu bakunda ibyo akora ntago bamukunda yicaye cyangwa bakunda ibyo akora bihe. Bashaka kumukunda ari kugenda mu nzira bagatungurwa nuko ari kugenda. Bashaka kumukunda bitewe nuko ari kubyina bagatungurwa nuko ari kubyina. Semuhungu yicaye aho ngaho wakicira ukamureba ukamukunda ukavuga ngo ndamukunda. Afite oya bafite abantu atazamuye agatuza ngo yigire kwa kundi ko bakobwa. Sinzi impamvu utajya ubona ko abantu bakora ibintu bitari nabyo abantu ari bo bakunda. Wagize ngo abantu bakora ibintu byanya by'isoro. Abantu dukunda amafuti. Semuhungu yicaye aho ngaho ntago wamureba ngo umukunde. Ntago bishoboka. Ninde se umuntu wakwicarana ukamureba ukamukunda gusa? Ngiye ikintu yaba afite umuntu ukicara gutya gusa bakagukunda. None se nyine ndavuga Semuhungu atari biriya bintu yikora. Ntago wamutumira. Nuko waruvuze ngo ukamuhamagara ukamubwira ngo aze
ngo ibyo akora bikorere hehe ariko oya nyine oya kuri akuntu abyina abantu barabikunda azita umubyinire kuri akuntu abyina ko kuntu yirya ngo na lele na lolo na la abantu nyine babikunda tu hari batanazi neza ni so kukimuta mudefanda ko mudefanda abandi we nako twayibonye bura hari abantu bashaka kwicara hano bakavuga ati nago wanabona yarashaka kwibutsa abanyarwanda uri kubyumva yibutsa abanyarwanda se baramwibagiwe twari twaramwibagiwe nago oya ntago ari wa kreye biriya bintu yaba ari ushaka kwibutsa abanyarwanda yari kubivuga mbere niwe wari gutangiza ruriya rugamba komeza urumva niwe wari gusoza niwe wari kurutangiza ruriya rugamba ariko Ken bira Lorenzo byaramubaje aho Ken nawe Ken ari karavuba ya Ken nawe ariyumva ukuntu ariyumva ni munini rega ni munini ariko iyo yicejekera urumva ibintu byo nyine ntakunda ni bya bintu byo kuvuga ngo mu manza ngo ibiki n'ibiki yaraga ibyo byose rega bikemukirwa mu manza nicyo kintu cyonyine nyine ujya wumva nawe akangisha abantu cyane nyine kitari iyo byajemo imanza rega yabirangiye ariko ubundi aretse nawe bakamuvuga ni na byiza rega Ken nawe tubiramwo namwumva uzi yuko ariko YouTube sinzi ariko hari ibintu aba yavuze bari byo kandi Ken ntago ari injiji ariko nawe ntakarakare cyane ufite ukuntu nawe arakara ukabibona neza kandi ko mubwiye Ken abantu barabimenye ko arakara cyane nabo hari ibintu bitwaza nyine bakamurakaza kugira ngo bere kunarakara ariko yarakaye nawe mana yanjye ko nawe azi kuvuga nawe ntago azi kurya indimi aho kantu ndakamwemerera nta byo kuza umuntu akuryarya kwibwirisha ngo watsinzwe ngo ariko oya agomba guhangana nyine n'ikipe yiwe agahatana bati gasogi ahubwo niba sigaho hosting abantu abasemuhungu naho twajya tubwira bare gasogi iriya match ariko kutayigiyemo ibintu by'imipira wapi by the way uriya munsi nanagize ngiye n'ibihe biko nakoranye ikiganiro na super manager kizamo se byagenze bite cya kiganiro wakoranye nawe amajwi simbizi ndaza kureba ko bikimeze neza ariko amajwi ya gatanu uzajye kumureba nako ni byiza ko twakora ikindi kimeze neza yambwiye ko tuzakora ikindi kwa gatanu nibikunda yabonetse nanjye mpari bibiri fresh nta kintu bitwaye kandi rwose ananyihanganira manager n'umuntu uri munini byatari uri fresh ugira vibe ku buryo rero kuba ikiganiro cye rwose nta igishiraho biba ni Minisitiri w'Urubyiruko urumva so rero urumva iyi mihanda nuko bimeze ariko abantu ikibi cyabo bakunda kubizanamo imihanda ariko ni neza rega ni nka kuriya byasabye nka kuriya Semungu yaryamye hasi bagasakuza babizanamo beef oya tumwihorere twanamuvuyeho iriya kese yiwe kese ya Sabin gwere no muzi sha kabone nubwo bazana impanga ye kabone nubwo bazana umuntu oya ni nayo mpamvu ejo bundi nabikozemo joke kara joke ntabwo byaruvanga ibikindi kuko bari abatipe n'ubundi bakora ibintu buri ngano na buri kundi ntabwo bari kukuganiriza batagukira ntabwo bari kukuganira badakuze nyine akaruka comedy n'ibiki ariko ntabwo biriya bintu rwose ngewe niba nabistopye kandi ikindi ngiye ndetse kubivugaho nta wundi muntu nibaza uzagiye kubivugaho ubivuzeho singusubize se wavuga ko iki kijya kikubabaza se ikintu kimbabaza ubu ntabwo kimbabaza kikimbabaza cyera nyine nabazwaga nuko nabyo bintu byanyica amarangamutima cyane kuko ubu ngubu hari ukundi kuntu nahindutse kutari nka mbere guha umuntu nyine umwanya wahindutse gute hari ukuntu nahindutse nyine mu gake neza se cyangwa nabi hari ukuntu nahindutse hari ukuntu nyine nahindutse nabi hari ukuntu uba umwana mwiza cyangwa se uba umuntu mwiza abantu bakabiprofitiramo kandi kenshi abantu bameze gutyo nibo wahindutse nabi kubera abantu profit z'abandi bantu bakugiriragaho nta nubwo navuga wenda ko ari profit cyangwa iki hari ukuntu ubuse navuga gute hari ukuntu abantu bagukenera bakakubona cyangwa se ubaho umwanya wawe bo bakabona ko ushobora kuba hari imburamukoro cyangwa se bakabifata uburyo nyine bwo kukumenyera cyangwa se no sinzi ukuntu nabivuga ariko ubu ntabwo ari ibintu bikimbabaza ubu ngubu ukuntu nahindutse nabikubwira nahindutse
ubungu niyo waza ukambwira ngo ibaze nyine ni n'amavunye nkubwira ngo comment ntabwo nshaka kuzikuraho ushaka kuzikambwira ngo uranyanga kera ari nka kera kumbwira ngo uranyanga cyangwa se ukamvuga nabi nari kugenda nkajya nko mu cyumba nkarira nkababara nkavuga why kubera iki Mana kubera iki ko ntacyo mba ntakoze bikindi ariko ubungubu nsigaye mbona nyine ariko abantu benshi baremye nyine abantu n'abantu batari beza bamwe na bamwe ntago ari bose ariko ubaye udafite undi muntu people change ubaye udafite nk'umuntu uri buze kuza kuku bahafi ngakubwire ngo abantu niko duteye niko turemye ariko ikomereza inzira zawe wahatakarira cyane ariko shaba ubungubu ntago bintu nkibyitaho ubungubu biranagoye ko umuntu yanambwira ngo ni inshuti yanjye nyine ngo mbyakire nicyo kibazo nta muntu waba hatagira inshuti nta muntu uba hatagira inshuti sha ahubwo inshuti ya for life niyo ushobora kutabona nayo mfite ariko inshuti yose mu busanzwe ngiye sindi inshuti yawe nose nta nshuti ugira yiwe nta nshuti ngira ukaba ushimishwa n'iki umva nkubwire uri inshuti yanjye kuva nyine twamenyana ntabwo urantenguha nturanakora ikintu nyine mbona ko ari icy'ubugome yawe uri inshuti yanjye nizo nshuti ukeneye nibyo ariko ndi kuvuga nka ya nshuti uba uvuga ngo hari ukuntu umuntu aba yumva cyane nyine byambagaho ukagira inshuti uri buze kumva wisanzuraho ukamubwira nawe akakubwira ko hari abantu bajya bigira inshuti ugasanga we atuma umubwira we ntakubwire n'urugero cyangwa se agaprofita wowe agukeneye akakubona ariko we wamukenera ntumubone abantu benshi muze no kubicunga cyane hari gutyo ukabona umuntu mu gihe agukeneye araguhamagara arakwitaho iki ariko we wamukenera akaguha impamvu za buri munsi nabonye ba bakobwa ngwino ndebe ni ngwino ni mpinga bagushimiye mu gihe bujuje 100,000 by'abasubscribers ba kutabashimiye ntabashimiye iki harya we ntabwo uragera mu gihe cyo gushima ntabwo ndagiye 100,000 ariko njya mbivugamo ikindi naranabibonye urumva hari ukuntu urumva abantu bahita bakoherereza arigize ngo barabyirengagije oya abantu baranyoherereje ntuze banyoherereje ari ukuntu nyine bagakatamo abantu nabo barabazi ahita bavuga n'amakomenti menshi ariko ikintu cyo nakubwira cyo kuri icyo narishimye ikindi byari bigiye nyine kuntera akantu k'akayemosi ariko byakweretse iki anikara aragarukira aho ngaho byanyeretse ko nyine bazirikana barakoze kunshimira ntabwo kandi nanjye nabifuriza ikibi uyu munsi nyine biba bibi ejo bikagenda neza ariko rwose ibintu byasawundingaga neza urumva abantu banjye mujye mureba ibintu byanjye mukomeze mubikurikirane ntabwo nzongera guhagarara n'iyi minsi 3 yabayeho ntabwo numvaga nifuza ko iza kuba ariko hari impamvu iyi Microsoft isinye imbere urumva hari impamvu mwabaye abantu banjye hari impamvu mu urebe ibiganiro byanjye ikindi nimero yanjye arabantu akunda barisigaye bahamagara cyane ariko nubishobora ujye unyandikira nibyo byiza ko hari igihe nyisiga nkagendana nkayigenda muri WhatsApp ariko iri mu kandi gatelefone gatoya unyandikiye kuri WhatsApp urabiroroha ko nagusubiza sibyo ndikumva ari ibyo ngibyo ikindi muze kuza kumpa amayide y'ibyo mushaka ko najya nkora namwe mujye mu bitekerezo ikindi nasorezaho abantu banjye abatarashimishijwe abanyarwanda muri rusange n'abanyarwandakazi abarundi hose mu bihugu byose hari umuntu wumva ikinyarwanda aho ntagenze neza I'm very sorry kubera ko ndi umuntu sorry cyane ndi umuntu iyi mikoro muraza kwihangana rega ntabwo ndayifatisha neza ni akantu ndi hafi gukora nuko navuze ngo ntabwo nkunda kuvuga nyifashe mu ntoki ariko mumbabarire aho ntagenze neza ikindi abantu mwabanye nanjye mwarakoze cyane muri abantu b'ingenzi mukomeze mushyigikire mukomeze mubane nanjye mbifuriza ibyiza mbifuriza kubaho munezerewe nkuko namwe munsapotinga mu bikorwa byanjye ndabakunda cyane Imana ikomeze kubarinda ciao ciao